yewe timbagira ugende furahisinde yewe timbagira ugende furahisinde timbagira we aye timbagira ugende niwanyu baragutanze timbagira ugende bazagusura timbagira we naraziganya timbagira we ziraguherekeje we yewe timbagira ugende furahisinde yewe timbagira ugende furahisinde hakuzanya gukunza aye hakuzanya urimi urasa n'inyenyeri urasa n'akazuba kaboneye bose timbagira we naraziganya timbagira we ziraguherekeje we yewe timbagira ugende furahisinde tugushimiye urukundo rwawe n'imbabazi zawe tugushimiye imiryango waremye uyu munsi tukaba duhuye turi umuryango mugari icyubahiro kibi cyawe turi mu Rwanda rw'abanyarwanda turi mu Rwanda rufite amahoro n'umutekano turi mu Rwanda mwami tugushimira iteka ryose kandi dufite amahoro tugukesha mwami wararuzuye uyu munsi turahumeka umwuka w'abazima kandi watugize ishyanga rigari kugira ngo amahanga abonereho urakoze kuri kumwe natwe urakoze kuri kumwe n'imiryango n'umuryango wacu ukomeze ubuhumugisha ukomeze uduhumugisha mwami umugane umugereho reka ubutware bwe bukomeze buganze uhereye none ukageza iteka ryose tubyambaje mu izina ryawe Yesu amen ko mu ngara y'Imana ngave ndahano turamukanye mu izina ryabo bose uko yego nyakugira Imana muraho neza natwe turashima Imana yego niyo ya mbere turabishimiye natwe turanyuzwe watwumvise ko hanyuma turabishimiye ariko turabishimiye kandi tubahaye ikaze muri uyu muryango mugari wa Twagirayezu reka mwakire dusangire hanyuma tuganire ku ngingo imwe rukumbi yo kwibohora ariko wari umwe ngo kwibohoreye kwibohora ni ingoma mbi yego abimenye wakuba wari mukuru hanyuma ariko turashima Imana yego namwe se n'amahoro natwe turagumye yego maragumye wa mugari wawe niko ye ukuntu ubuhemukize ngo nkwakire kuko nyirabawunyuze yego ntacyo kaze gusa kuko nzi ko nta kibi nibuka kuri wowe ntacyo iyo mpamvu ukunyuze wawunyuze ntacyo rwose abisengeye yego abisengeye hanyuma kandi ububuke bwacu kandi burya natwe turabetera ariko uko twemera yego uko twemera mwakire murakoze maze reka musogongerere niba utakunyura umubwire waza n'ubundi oya ndanyurwa aho nawe nikorandwa ikigoko numva ari ubwo kwibohora urumva ari ubwo n'ubu ngubu noneho rero ubu tugiye kwanzika niba twakirire n'abandi dusangire icyo mu buzima bwacu n'abandi kandi babakire maze tuganire kuri iyo ngingo yego bakoze cyane
murakoze. twaciye ibitoki tugatara tukenga tukabitegura, nkaba nkwakiriye ngo dusangire ariko tunaganire. Niteguye kuganira nawe. Yego, nanjye iranyura. Tukaganira ku makuru yo kwibohora. Iyo tuvuze kwibohora akenshi twumvamo nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame. Yego, udasumbwa intore nkuru izirusha intambwe. yego. Ese wanyaho mwiteguye kumutora mwese? ubu rero kubivuga nicaye biranagoye, ahubwo twe haguruka reka bivuge mbihagazeho. ubu nicyo gitumye nanze kubivuga nicaye. ubu ngubu mbihagazeho. twebwe rwose dutirijwe n'itariki kugira ngo imvugo ibe ingiro. yego, murakoze. urakoze cyane. Nari nkubwiye nti iki gitaramo no kwizihiza uyu munsi twarabonye kandi twarabwakiriye. yego, kandi ntabwo njya ngenda njyenyine, wabibonye ko nazanye n'idesibo. nabibonye rwose. hanyuma uraza kumbwirira wa muhungu wawe naza kubona umwanya, naza kugira ibyo tuganiraho kuko birahari byinshi umunani ubona nazanye sibo. kugira ngo umuhungu wanjye niwo guha umwanya, uraza kumusabira akire kuri gahunda kuko umwanya wo muhabwa na se. nakubwiye nti niteguye kuganira nawe. yego, ubwo ugira ngo sinumvishije sindi mukuru. wumvise? yego, mba wumvise ngeze guki? ugize uti niteguye kuganira nawe. yego, kandi nanjye rwose biranyuze kuganira nawe, urakoze cyane. birananejeje. ubwo uragira ngo nkoreshe imvugo y'ubu ngubu ya karibu? oya, karibu yo wayimaye imbere nyivunyisha. karibu nayiguhaye kare. yego rwose. urabizi ngaho umuhungu nabona umwanya aze kuguha umugani wawe. ndi bumuhe umwanya mubyeyi kuko njye ndi intore yo ku mukondo mu kabi yo ku ruhembe. niyo mpamvu nanjye ntanga umwanya kugira ngo mfate iyi ndangururamajwi, ariko kandi ndavunyishiriza umubyeyi Mpunga kugira ngo nze kubaha rugari maze muganire. ariko kandi ubanza hato ataza guhamagara hakaba hari abavumba ati wagahunguwe, cyane cyane ko ubona ko nanjye ndanyororotse akanyitiranya na twa tundi. ndi bizima bya Nkikana ka Nyiringabo wa Segahwege wa Rwagazanda, ndi umusindi ndetse w'umunyigi. maze rero nuza guhamagara, nushaka uhamagare rimwe muri ayo mazina yose n'ayanjye. haryo uri mwishywa w'abakesha w'Abazigawe. wamuhaye umwanya? umubyeyi namusabiraga kugira ngo nimuza kubona. oya ntacyo bitwaye rwose, oya namwemereye rwose. murakoze Mpunga. rero nagira ngo umwanya data uko yababwiye mukomeze mwanzike mutarame, cyane cyane ko muri mfura. murakoze. ariko ndebye neza nsanga iki gitaramo atanze umwanya yawe yagabanye kandi atanga n'ibigango n'uwo bavugana ahabwa umwanya na se wo kuvuga. niyo mpamvu rero nanjye ngira ngo nyemerere ujyejuru kuko ibyiza nsanze ntabwo nabyihererana kuko nzi ko mu igitaramo cyose ngezemo nkumva nyishimiye gitangamo intwererano kuko numva aribyo byamfasha kugira ngo tuze kurushaho gukomeza gutaramana muri iki gitaramo cy'umunsi mwiza wo kwibohora. hari byinshi byatubuzaga amahoro n'umutekano, ariko aho u Rwanda rugeze mu myaka 30 ni ibyo kwishimira rwose. dushimira ibyiza twagezeho hamwe n'ibyo. rero uyu munsi nifuje ko twishimana muri iki gitaramo. abana bavutse muri 1994 uyu munsi wa none nibo bayobozi beza mu gihugu. utakwishimira ibyiza twagezeho mu myaka 30 twibohoye, nawe urabyumva ko yaba atazi aho Rwanda rugeze. nagira ngo nyemerere rero nanjye iki gitaramo
ugitwerere kuko ntanzi turahari igihe pasiteri yaza kumbaza byinshi muri iki gitaramo kuko amaturo urabizi ko iyi ni intwererano turayatanga. ndagushimiye. Yego. Hanyuma nimuza kunyemerera. Yego. Nubwo twibohoye tukaba tumaze imyaka 30 ariko turacyafite umugambi wo gukomeza kubaka u Rwanda rwacu kugira ngo tugeze heza kurushaho. Yego. Hanyuma uraza kunyemerera rero kuri gahunda mwari mufite, nanjye ndi umwisamihigo ndaza kugira umwe mu mihigo nahigana namwe muri iki gitaramo. Nimba mudakunda guhiga simbizi uraza kumbwira tuba tuvangiye, kuko ndaza gusaba abakuru muri kumwe imbabazi kuko ndaba ngiye hirya ya igitaramo, ariko nsabye hakiri kare kugira ngo nanjye ndebe ko hari umuhigo w'imyaka 30 kuzamuka kugeza kuri 50 u Rwanda rwibohoye muri make twazafatanya. muri make icyo usabye ni iki? Nsabye ko nanjye nahiga umuhigo umwe mu muryango uhige. Urakoze. Unyemerera wa mbere nshaka guhigana nawe rero wafura we n'uw'ingenzi. Yego. Uwo muhigo mfite witwa uw'ingenzi. Yego. Wampaye ikaze ariko ndagira ngo nanjye nkwibwire kugira ngo tuze gukomeza kurushaho kuganira neza. Taza kongera ukambwira ngo kucyo wahize umuhigo utivuze. Ndagira ngo unyemerere mbanze nanivuge nawe muri kumwe wamenye. Umuhungu wawe wahindutse uwacu twese yabivuze neza, aravuga ati umusaza Mpunga aragira ngo muganire cyangwa se yaje mu muryango kugira ngo ifatanye natwe. Ariko amazina yanjye nitwa Mungaranduwari wa Murisa wa Mukera wa Gakwaya wa Habimana bya Mugasa, dukomoka mu Bazigaba nawe uzimari ngo ni Imana. Iyo niyo nkuru nagira ngo rero tuze kubana mu gitaramo tuzajya wafura. Urabizi niba gushimye nyamara ukubisima ni byiza cyane. Urakoze cyane. Ndagushimiye kandi rwose Mpunga, niteguye kuganira nawe kandi tugatarama rwose. Wa mwana yigeze kuvuga ngo turatarama ngo agati gaturike ngo akandi kamere. Yego. Humura rero tugiye gutarama. Naguhaye ikaze, niteguye kuganira nawe niko nakubwiye uti mfite umwe mu mihigo ikomeye nshaka guhigana namwe w'ibyiza duteganya gukora imbere ahangaha. Hanyuma rero Mpunga, ni ukuri ijambo ni rya rindi, ngewe rwose niteguye kuganira nawe. Urakoze. Impamvu yo gutuma mu gitaramo, ariko kandi twakomeje gutarama neza, kandi mu gitaramo ndabona Mpunga n'ubundi agifite byinshi byo kuganira namwe, ariko kandi mu gitaramo dufite akabyino kagezweho uyu munsi kitwa Ogera. Akomeze yogere, niba afite abahanga bazi kukabyina neza cyangwa kugatera badufasha mu gitaramo cyacu tugasusuruka. Mpunga, akitwa Ogera waba hari abantu bo warukoze cyane. Uyu mwanya mwiza, igitaramo cya hamwe handabizi igitaramo cyiza kandi umuntu yishimira ibyiza yagezeho. Hatabayeho kuba umwana uzi ubwenge ushobora gusanga ameze nk'aho undi wagiye gutera ifizi, hanyuma yarangiza agatinda vuga icyamugenzaga, undi akaza ati naje gutera ifizi, akibuka ibitero byasheshwe akibagirwa icyamugenzaga bakabimutanga. Hamwe n'ibyo rero avuze ati bashyiremo umurya wa Wongera, nsanga turi buze kuwubyina. Nanjye ndi kumwe n'intore zatojwe kandi zaturijwe mu itorero rikomeye z'indengabaganizi z'akarere ka Gasabo, kandi ku isoko y'u Rwanda urabizi ko Gasabo ariho u Rwanda rwaturutse. Hamwe n'ibyo rero nagira ngo unyemerere mvugire imbanda. Burya bwose muri ya mihigo ufitemo niri kubana. Yego.
nyemerera rwose ndagira ngo noneho intambwe ndakugana. yego kereka nuza kumbwira uti mu muryango wacu ntidukunda impagarara nibwo ndibuze guhita mpendura injyana nze guca bugufi, ariko kubera ko iyo umuntu afite ubutumwa bw'umuryango ntabwo yabyicarira ahubwo wahagarara akavuga ahagaze. Nagira ngo rero unyemerere nk'uko tubana ubuzima bwacu, dusangiye byose, dusangiye umuco, dusangiye igihugu, dusangiye u Rwanda, ibyo turabihurira hirya bose. mubanze mumushimire mwafura muri rwose. Nzi ko agaragiye kuvuga ati ntabwo tubihuriyeho, ubwo nari ko nzi ko nayobye ariko ndumva ntahayobye. bihuriyeho rwose. Si ubwa mbere rero ngannye uyu muryango wa Twagirayezu Christophe, ahubwo nagira ngo twibukiranye mu muryango. yego ubwo nazaga ngana umuryango naje nsaba ubucuti bw'umuryango, ubucuti barawutwemerera bati mu muryango dusanzwe tubana. Barangije mbabwira ko hari ubutumwa bw'umuryango mfite nshaka kuzabagezaho, bati tuzagutega yombi. Twaganiriye neza, tumaze kuganira tujyana mu muryango tubabwira ko ubucuti bw'umuryango twabuhawe. Turangije twicara nk'umuryango, umuryango wa Habimana Samuel, turicara twese umuryango mugari ko twari twarumvishe igitekerezo cy'umuryango ko tugira ibyiciro 5 by'ingamba bibanzirizwa n'ibirezi, indirira-rugamba, ingoboka-rugamba, indahangarwa, indashyikirwa n'inararibonye. Tumajije kuganira dusanga mu ndahangarwa bafite imihigo. cyangwa mu nararibonye. Oya, mu ndahangarwa niho twabanjije kureba mu mihigo yacu y'umuryango. yego Dusanga imihigo yabo bamwe barayesheje ariko hari itari yashyirwa mu bikorwa. Tubiganiraho dusanga umwe mu mihigo urimo uw'umwe mu bana bacu washakaga kugira ngo yagure umuryango, afite icyifuzo cyiza, ariko twavuga ngo icyifuzo kigejejeho turacyumva. Yakigejejeho inararibonye, natwe turicara tugitekerezaho, dusanga imyaka agezemo imwemerera kuvuga mu muryango. yego Tumaze kumwemerera rero nibwo twateye intambwe tuza tugana umuryango, batwemerera baduha ubucuti. Dusaba irembo barariduha, ariko amajije kuriduha batubwira ko batubaza irembo dusaba kuko bafite amarembo menshi. Dusaba irembo ryinjira inka rigasohora umugeni. Ndagira ngo rero uwo ni wo muhigo naje kweshwa, naje kuwesa nanjye kugira ngo dukomeze iyi myaka 30 y'ibyiza twagezeho. Nanjye nari naguye ijambo rikomeye, urambwira ngo mbese wazaba sendataze. Ndababwira ntabwo ndi sendataze. Ubwo rero hamwe n'ibyo nagira ngo uwo muhigo nanjye muze kunyemera muri iki gitaramo, nzi kuwesa, kumva ko ntuwesa mihigo, ndumwesa mihigo mu mihigo. Ntabwo ndi intore intoragura amayobya, ahubwo ndi intore ihiye wafurawe. waje gusaba irembo. Oya, naje ngana umuryango usaba irembo. usaba irembo. Bambwira amarembo bafite, mbabwira irembo nifuza. yego bararinyemerera, ariko bambwira ko bambaza ibyo nkeneye, babwira iryinjira inka rigasohora umugeni. yego ubwo rero mu by'ukuri baravuga bati ariko uramenye utazaba sendataze. Ndababwira ntabwo ndi sendataze. Ibi bidatinze muzambona ndi kumwe n'umuryango mugari. Icyo gihe twari itsinda ritoya, isibo urayizi sibihera ku 15 gusubira hasi. yego Icyo gihe rero nibwo twari twakoze mu muryango, natwe duheramo turavuga duti turagiye. Twasanze imfura bamwe ndi kubona umuntu ari kumwe, cyo kuri icyo gihe wari uri mu butumwa bw'akazi. Hanyuma icyo gihe rero barabinyemerera. Ubu rero narinje gusohoza hanyuma se nyinutiki. hanyuma mbabwira ko ntari sendataze. Uyu munsi narinje gusohoza ubwo butumwa
bw'umuryango kugira ngo ibyarembo nemerewe noneho unyemerere nze no kurisabiramo umugeni mu ruhame rw'umuryango. Urakoze Bayinagire Wafula. nimumushimire. nikoye muteze babanje kuvuga kuryeserezamo umuhego nanirwa kumenya ibyo ari byo, kubita hirya kubita hino, unanirwa kuvuga iri kubanda. Wa mugani wawe niwe watangiye uvuga ngo rirakubanda ariko rirakomeza rinakubande ni yayo. nikoye ukurikije ibintu ubwiye ritari bukomeze rikakubanda. nzi ko mbifashijwemo nawe ritari bukomeze. Harya ngo watumwe nande? natumwe n'umuryango. Umuryango nyine wande? Umuryango wa Habimana Samuel. Yego. Hanyuma Samuel ngo afite ikihe cyifuzo? Ni umuryango wa Habimana Samuel. Nyine Habimana Samuel? Yego. Umuryango wa Habimana Samuel bafite ikihe cyifuzo? Urakoze. Naje ngana umuryango mbabwira icyifuzo cy'umuryango. Icyifuzo cy'umuryango tukibagezaho cyo gusaba irembo, cy'uko twasabaga irembo ryinjira inka rigasohora umugeni. icyo twacyarangiye twaragereje. Hanyuma umuryango nagiye nsohoza ubutumwa. Yego, batikire babwira yuko umugeni bafite asohoka inka yinjiye. Inka yinjira umugeni agasohoka. uje gukwaze? Hanyuma rwose naje nje. Uko uri buze kubishaka kose ndabikora. Uko uri bubishake kose ndabikora kuko naje nje. Naje uje byo wa mugani wawe. nikoye hano wa Imana icara tuganira. urakoze. ariko urabizi banza usoma bw'ubuki. inyota nishira umubiri. ndakomera mu ngo wacu. nakomeye ubundi maze twiganire nanjye ngumve neza. nikoye ibyo wavuze mbere nabyumvise yego byo gusaba irembo ry'umugeni. nanjye nari mbizi irembo ry'umugeni nararihawe. hanyuma uti nje guhiga imihigo no kubabwira iyo twesheje itandukanye, ariko ntabwo namenye nimba umaze guhiga umuhigo nimba umaze guhigura umuhigo bigarukiye mu nzira urimo urancira amarenga. urakoze. Kaya mvuga guhiga nasanze mwe muri mu cyiciro cy'ubazwa mu muryango ambanze igura imwe mu yo nice. Hanyuma rero nje guhigura uwo muhigo, niyo mpamvu natangiriye ku byo nari nahigiye ahangaha n'ibyo nabwiwe ko ntazaba sendataze nimba wanyumvishije Wafula we. Uyu munsi rero niyo mpamvu navuze ngo naje gusohoza ubutumwa bwo kutitwa sendataze muri uyu muryango. Ngaho busohoze. Urakoze. Reka mbasabe bagushimire, tuzi ibiganza dushimire. Reka mbasabe wa mukobwa wanjye maze yambaye bugufi maze mwemerere ugiye wigirijwe. ahangaha mpiguye ko ntari sendataze. aha ndahiguye ko ntari sendataze nje mu muryango kugira ngo noneho yewe turabyemeye ntabwo uri sendataze. ntabwo uri sendataze. Murakoze cyane. tubigukuyeho ntabwo uri naza sendataze. gusaba umugeni wawe. niko ye yego kuba sendataze tubigukuyeho ntabwo byongera kuvuga rwose. hanyuma nunyemerera naje nikwije. waje wikwije? uze kunyemerera noneho nsaba umugeni. ese ubwo wari wikwije iki? naje nikwije. nyine wari wikwije iki? nikwije abantu b'Imana yego bari mu gihugu gifite umutekano mwiza. yego
ngo hanyuma ngo nimbona umwanya ngo bigende bite uze kunyemerera noneho nsaba umugeni. urabizi ndabikwemereye. Urakoze cyane ndagushimiye. Reka nk'uko nabivuze rero ntabwo ndi bubigarukeho, ahubwo nagira ngo unyemerere ntange inkwano za mbere. Yego. Urambwira ngo nisaba umugeni, ndagira ngo unyemerere ugire ijuru ntange inkwano za mbere. none se Yego. urantumvangira ariko nturi bwireke. Nta kibazo nanjye ndi iwawe. nturi bwireke rwose. urambwira uti Yego. musabe umubyeyi ariko urabizi zitangiye. Urakoze cyane ngo wafura we. niko igasabo zo ni inkwano za mbere. Aho yandazizana umusore umuntu yakwemera gutanga inkwano n'ubanze gushimira ngo nawe ndimo. urashimiye. Sinzi uko mubyakira cyangwa mubyita. Ikinyarwanda ni Kigali kandi aho ugeze biterwa n'uko bacyakira. Abanyarwanda ngo bize ikinyarwanda ariko kugira ngo na n'uyu munsi yabone ku muhanda wacyo biragoye ko twese duhora twiga. nagira ngo abantu b'i Gasabo barakizi cyane. Oya nubwo ariho u Rwanda rwahereye nabo barakiga. utiri yo gushimira ubuki n'ubwo gushimira Ni ubwo gusabiraho umugeni. Kuko wari unyemereye ngo inkwano za mbere zitange, nagushimiyeho ko unyemereye kugira ngo zisabireho umugeni. zikaba ari zizise. Oya ziracyaza, ntabwo nazira rimwe, ntabwo amaboko yanjye yatwara ibintu byose. Ndeka nzane inkwano za mbere nimare. ariko mukuza mubyeyi, niyo mpamvu yaje afite abahereza bamuhereza, ariko kandi mu byamuzanye ubanza kubatiza amazina y'inzoga atari bubibashe, icyo cyubanza cya kitari buzemo. Ariko kandi mubyeyi impunga batuye inzoga nyinshi, ariko iyi ngiyi iwacu, ikinyarwanda cy'iwacu n'icyozi cyogerwa. yego Wakemerera se ukayakira. bikaba iya rubanza kihanirwa. inkwano za mbere. niko ye. Yego. Iyi ngiyi iya kabiri. ni iza mbere zose nzanye kuko uraza kunkosha, kuko nakubwiye ko niteguye. Ntabwo ndi buvuge ngo hari iza mbere n'iza kabiri ngo haza n'iza gatatu, kandi iwacu ntabwo zihari. baraza gukosha umuntu utasabye. None abo nasabye se ukanyemerera ngo ninge n'inkwano za mbere mubyeyi. utiki Nasaba umuryango nyuma ubwo mu muryango nibazishima muraza no kunkosha rega. Ndagira ngo na ba nyirasenge umwana n'umuryango ubwo aza ku umva urabizi. Yego icare tuganire. Yego. icare tuganire. Tije nashyiremo akaririmbo gatoya. Yego. uganire n'abo basaza. kandi ndongera nguhe ijambo. Urakoze. Yego. mubyeyi nibyo koko ndabona umukirigitananga ari hafi. Reka tubanze dutarame nk'uko twakomeje kubivuga, kandi amaherezo turi buze kugira aho duhurira mu gitaramo nk'iki. Niyo mpamvu yasanze twibohora nawe aribohora umubyeyi. Uhereye mu bwawe by'abasabukuruza bacu. Yego. Urabizi neza ko Imana yacu yo mu ijuru yitwa Rudasumbwa. Data wa twese. Yego. Abantu rero bo ntabwo twaba Rudasumbwa.
ariko nagira ngo unyemerere ntabwo ndi intore igenda yonyine. Ushatse kuvuga iki? Nshatse kuvuga yuko nari intore igenda yonyine, ndi kumwe n'abandi twagendanye. Yego rwose. Nyemerera rero guhe n'abandi muri iki gitaramo mukomeze mutarame nawe ukagimana. Yego yego yego. Urakoze. Niko ye. Usaga Muraho. amahoro. Turaho n'amahoro. Namwe hakurya ho muraho. Ntabwo turaho Gasabo turaho. Gasabo muraho. Nabyumvise. Turaho n'ukuri. Urahazi nawe? Ndahazi. Kandi imyaka tuhamaze, ariko naherutse muzi gutarama, sinzi uko byaje kubagenda. oya turabizi pe, n'ubundi murabizi. turabizi, ariko nanone bikurikirana n'igihe umuntu ahaturiye kandi ibitaramo nabyo burya bigenda byuzuzanya. Yego, ariko gutarama byo turabizi pe. murabizi. Reka dutarame n'ubundi niko twabateguje. Ndabizi ko rwose turi butarame, umwana yababwiye mukinjira rwose. turatarama. Wabivuze kandi wabivuze neza, avuga yuko umwanya muri uyu muryango wa Twagirayezu utabura, uyu muryango wacu utaburamo umwanya wo gutarama no kuganira rwose. kandi twasanze muri mu gitaramo cyiza kandi duhuriyeho twese kibijyanye no kwibohora, ndetse mwabivuzeho neza, numvise nanyuzwe. Yego, kandi nabo turi kumwe ubona banyuzwe pe. yego. Kamasayo muhanze mushimire uriya muryango. Hanyuma rero nanone nk'uko banabyumvise, ariko uzi ikintu ngiye kugusabira mbere y'uko ukomeza, reka kuvugira inyuma y'umugabo, ntibigizemo agatebe turebane neza, ndimo ndakureba amahushuka bikamvangira. ariko nawe nkumbuye nushaka ngo urenze mwegere uramutse ahize ngo icyo uruza nkureba ntacyo turaganira. narigize ngo nushaka numbwira ngo nze nawe mbicaye nabyo ntacyo biba bitwaye, ariko ubwo tureba n'akanya tukaba tuganira, ndumva ari byiza. Byiza rwose. Nakarisa araho mumeze neza? nuko hanyuma rero ibyo mwari murimo muganira nyine n'umusaza mpunga mukuru wanjye, yego, yarimo yababwira, kandi hari icyo wari umubajije ngo gisobanure neza. mu mvugo z'iyi minsi baravuga ngo ni garamfure. Garamfure ni ukuri kw'Imana. ubu ni garamfure wanjye yarambwiye rero ngo nanjye ngire icyo mwunganiraho gatoya. Yego rwose. hanyuma ndavuga neka nze mwunganira. usagara se ko hari n'igihe akubaza ibyazi nka mwarimu, buriya ko hari igihe muba muganira, ariko si ibyo nzi. Ndaheraga ku byo yavuze, wigeze wumva hari icyo nashingiyeho kitamuturutseho? oya, wabivuze neza. ngira ngo icyo wari umubajije akubwira ibijyanye n'impano, ubwo ati se impano ziraza ziteye, niho nari mvuze reka duhere aho ngaho. ahubwo ngo yaravuze ngo natebuka ntabehe ndi harya, ngo ndetse nataza, ariko ibyo nahagera tuzamuha umugeni. rero byanarangiye, nabonye yatanze n'inzoga yo kwikuraho iryo zina. Yego, kandi mwayakire, mwavuze ko byavuye, pe. kandi iryo zina n'ubundi ntabwo riri iwacu. n'uwari watuye yitwaga ayo mazina yarimutse nta kihava. niyo mpamvu rero ubwo yari afite ubwo bwatabaza, cyangwa mumaze kubatizwa iryo mwarariretse. oya, ahubwo hari uwo twari duturanye baryitwaga, hanyuma arimuka, ariko abari bahatuye bose bajyaga baryitirirwa. ubu ryarahavuye, natwe ryatuvuyeho. wasanga yarahungiye Kongo ntagaruke. amenya bye nta n'uwakwirirwa bijyamo, reka tubyihorere. Yego, nari mvuze rero ntereka ahubwo dukomereza aho, kuko n'ubusanzwe ngira ngo umuryango wa Twagirayezu n'uwa Karenzi barasanganywe rwose. ni nayo mpamvu mu minsi ishize nk'uko yabivuze, nanjye twari turi kumwe aje gusaba irembo. yego, mwari mwemereye bitagoranye. ntabwo tujya tugorana. reka ibyo ntibibaho, iwacu ntitugorana. hanyuma rero musoje ikiganiro nari bumvaga avuga muti ubwo igisigaye ni mwebwe, nimwe muzadutumaho ko mugaruka, hanyuma mukatubwira ibikurikiraho bijyanye n'umuco wacu wa Kinyarwanda. uyu munsi rero ari wari nanjye n'abo mubona turi kumwe, n'abo mubona twazanye, twaje tuje gusaba umugeni. burya bwose ni ukuri. ngira ngo yigeze no gutura inzoga avuga ko ari gusaba umugeni, icyo atari yakoze ahubwo ubanza yuko atabwiye amazina. zose ziri hano, reka zigusobanurire. zimbwira. iyi ya mbere
iya kabiri yari yo kwikuraho kuba sendatazi. Yego. Iya gatatu yari yo gushimira. Ngaho nimukomerezeho. Ni amazina yazise ntabwo ari ngewe. Umva rero reka nkubwire, inzoga zo ntitwazipfa ariko inzoga turanazifite. Shaguruka shaka. Icyo si ikibazo rwose. Haguruka rwose. Nimutanazigira ntibibabuze kuvuga ikibagenza. Inzoga turazifite. Niko yewe Gasabo we. Niko se bute. Grand frère. Utubona umuki kandi. Akira. Ndebo umunsi ndagira n'amahoro. Oya ni amahoro rwose. Uba rero nk'uko bisanzwe. Yego. Umuco w'iwanyu n'uw'iwacu. Yego. Wabita ubuki, wabita inzoga. Yego. Uko wabita kose icyo nzi nuko tuyihuriyeho. Ukaba musengeye mudasembuye twasenze kare wabyumvise. Nabyumvise. Yego. Sogongera ahubwo. Oya nsogongerera. Sogongera nawe wumve. Inzoga wagiye wazana zitagira musogongera, sogongera wumve. Muri Gasabo wasanga ariko rero humura rwose. hanyuma uraryoshye ubuki. Nuko rwose. None se hambere hariho batambutse baherutse gusanga umugabo umwe wo mu muri haruguru yombi mu Rukiga ubwo yakamiraga nk'ibumoso. Bati shabu nyakuvurira icumu kuko amire nk'ibumoso. Ati mwamenya nk'amaya rubanza kiye. Izi ngorane ziranyeho. Uti ni ubwa rubanza kiye. Ubwo nubwo gusaba umugeni. Bamwambe. Hanyuma rero muzikuri uko nabivuze nta nubwo usanzwe bitugora gusaba umugeni umuryango batwagira Yezu rwose. Duturutse mu muryango Akarenzi arimo ndeba kugira ngo amasaha ataza kuducika buriya. Reka kwa Christophe ndabizi ko bagira gahunda yeko rwose. Bagira ngo bamenye ukuntu tubigenza kugira ngo tuzaza kwicara amasaha n'akazi ko muyakomeraho. Rwose humura. Hanyuma rero umugeni dusaba uyu munsi nubwo twabindutse umuryango kuko turasanga murabizi. Yego. Ariko umugeni dusaba uyu munsi ni uw'imbabazi. Uw'imbabazi. Urasaba umugeni witwa Uwimbabazi. Yego. Christelle Uwimbabazi. Ni umugeni musaba. Aho dusaba tukamusabira umusore wacu witwa Emmanuel Habimana. Yego. Ibyo rwose kuko umutima ze yeye. Hanyuma rero muvandimwe Butera. Yego. Defure twabishimiye. Murakoze cyane. Ibyo mushimira ariko ubwo n'umva ko batwishimiye. Kare rwose museruka hariya twababwiye ngo turabishimiye rwose. Hanyuma muti twageze aha twasabye irembo tuti yego kandi koko natwe twararibahaye. Muragenda muritegura muravunyisha
bitegura abonye ko mwasanze twabiteguye rwose bare zihari turabakira turavuga ngo tuganire mubanza kwikuraho n'ibyaha tutanabashinje ariko ibyo ntacyo bitwaye nabyo none turasaba umugeni none icyo ni icyifuzo kigari cy'umuryango rwose kandi nanjye ndacyumvise ubundi twakitaramira tukazana ubundi buki tukabyina tugatarama hazongera umugeni baramuhakirwa ntabwo agenda batyo gusa baramuhakirwa aho ni so uraho ukimukuraho bikomuka kugira ngo si uguhakwa uriya nibyo nakoraga rero kandi nzakabisa izo nayo ko ufite abasore babizi nanjye kandi ndafite wese wagize ngo umugeni no gupfa ubwo uzi icyo nari nshatse kuvuga se kugira ngo dutarame yego hanyuma nushima urare nutaha tuguherekeze hanyuma nanjye nzasigare mu muryango hano tuzasigare tuganira hanyuma icyemezo tuzakuramo nzongera ngutumeho ariko ntabwo uzongera utare hanyuma uze nguhe igisubizo icyo gihe ibyo bintu byawe bigutwaye iki reka mbanze mbasabe bagushimire aravuga reka mubwire yego singira ngo tureke gutarama ko nanjye nkunda gutarama urabizi kandi nabo turi kumwe n'uko ariko nanone yego ndi mu maboko yawe kandi uri databuja ndacyakomeje kuguhakwaho kandi nzi yuko ndi bucyure ubuhake uretse gatoya mbanze no kuruhuki somaho wumva uhagaze aho ndaza kukubwira aha wagize ngo se muraho kagaru muraho muni yego ndacyateze amatwi nari ndimo nsuhuza imfura bagenzi bawe nari nabakumbuye niko yego wari ugize uti nari mvuze ni ko makwase imbere yawe yego uko wabibona kose ndabishima ariko kandi nanone nk'uko usanga uri imfura twatarama kandi imfura zateranye ndabona nkurikije uko umuryango wawe umeze uyu munsi urabizi ko ubundi iyo atari uyu muryango ngo naje ndi kumwe na mukuru wanjye uyu nguyu mba ndi aho ngaho twatarama kandi nkagabana neza nkurikije abahari nkurikije ko dusanzwe tubikora ngaho ni ukuri abahari ndabona twatarama nkagabana ni mu biganire ni mu nama ntamenya nyamuneka reka mbe noroheje ariko ni ukuri reka tubagireho umugisha ariko si itegeko ni mu biganire ndabizi ko ibiganiro byanyu biva mu gisubizo cyiza nta tegeko wazana rwose ubundi ntiryaguhira ashwita ngaho ingwe buki murakoze cyane agaramfurere ariko niba dushyiremo n'indirimbo twitaranye genda akoresha imvugo z'uyu munsi byari bya cyane nanjye nabyimba kandi ni ukuri twabishimiye neza nubwo turimo kuganira rimwe na rimwe tukanatebya ariko nta kintu natubura ariko mujye gushima ndabizi ni ukuri ndabizi rwose iyo wacu ikibuga ndabizi aho wahahingukira hose ndabizi ntacyo watubura hanyuma muti turasaba umugeni turasaba uw'imbabazi singiye kubabwira ngo uw'imbabazi ngo ntahari cyangwa ngo yarazindutse uw'imbabazi arahari mushimiye ko hari se mwebwe mwabishidikanyaga oya ntabwo twabishidikanyaga ni ukuri ariko ijambo ryiza ryose kuba batangarije ko ahari bitumye mukoma mu mashyi aho mwari mukeka ko yaba adahari oya nuko ijambo ryawe ryose riba rikwiriye gushimwa kandi mukongomani aherutse kujya gusaba umugeni baramubwira ngo ntawe uhari arangira bivuga mu giswahili ngo hawa jamaa wakoseriye bivuze ko yari abizi ko hari
batangira kumubwira ko adahari none ngenda bibwiriye ngo arahari muti mukome mu mashyi ngaho mwakekaga ahubwo ko adahari arahari muhumure rwose arahari kandi tugira abakobwa beza tugira abakobwa benshi barahari ariko umugeni muri uru rugo iyo twatanze irembo ry'umugeni bakaza gusaba umugeni baba bahari hano turajya inama turaganira ni hamwe n'abandi basaza ndetse dusanze hari imiziro hambere haba haravugaga ngo inkango zaratwoneye ngo none zibaye impamvu indi zanyu zona simbizi ariko reka tuganire karame kari usaba umugeni rwose umugabo kuba yakwitwaje kugira ngo yari abizi ko ineza yawe wakoze muri uyu muryango yari akwiteguye yakuzanye yabyiteguye yari abizi nubwo wavuga ari garamfurere wawe garamfurere pe uri kwimana byatabanje kuba ari wowe n'udashyira imbere ariko da burya petit frère aza kunganira ariko ntabwo avuga garamfurere rero uriya yigeze kungirira neza nasanze ku nzira njyanye umwana kwa muganga imvura ikubye ngiye kunyagirwa iyo neza rero ngira duhereye kuri iyo neza yagize ntacyo yabura muri uyu muryango usigaye muragira uko mubiganiraho ariko iyo neza yarayingiriye kandi urumva ko yagiriye umuryango urakoze cyane kugira ngo ubwo ntarimo n'icyakabaye inzitizi kubera gutera ibyiza yakoreye muri uyu muryango ngo ntacyo yahaburira burya rero si n'icyo gusa n'ibyari ibyaha n'ibicumuro Yesu yaraje sinjye wahera hanyuma kandi si na Yesu gusa abantu bose i Gasabo Bugesera amajyaruguru amajyepfo iburengerazuba iburasirazuba Kagame nawe aje nabwo sinjye wahera ibintu byabaye umunangi byose byaratumye niko ye izina ry'umuryango umuryango wa Twagirayezu turangaje imbere umugeni turamufite koko tubemereye umugeni n'impundu nyinshi none murakoze cyane reka nze bwaba bukeneye na mwakire rwose ubu ni ubwo gushimira natwe turamushimiye maze rero muri imfura njye ntukoze mu biganza azakore mu biganza by'Imana turabashimiye kandi koko ntabwo mwabaye basendakaze rwose iyo mwatubwiriye ko muzaza icyo muziyeho amafaranga rero buriya ni umugisha w'Imana kugira umuryango ugukunda mu miryango myinshi ituye muri aka karere ka Bugesera umuryango wa Twagirayezu bakaba ariwo bakunda bakaba ariwo baza bagana ni ukuri natwe twagize umugisha wo kunguka amaboko i Gasabo wo kunguka inshuti nk'amwe
ntabwo twabura kubyishimira kandi rwose Imana ibaha umugisha. Hanyuma rero niyo mpamvu tunabemereye tutabagoye nubwo mwacaga ikibuga rwose ntabwo mugorana ntabwo tugorana. Hanyuma tubemereye umugeni. Hari ikindi kandi bote uso gutara amaboko bareka mubwire ikindi nyine koko umunsi nyuma yo guhabwa umugeni agize ngo hari ikindi kiba gikomeye kirimo, ariko urabizi yuko iwacu n'iwanyu turasanga ntabwo mwigeze. Turagira ngo rero mu kanya mudukoshe tubakoshe yego nibigukundira unyegere, hanyuma rero ushyikirize byabanje se ubwo urabigenza ute ko nabigusubiza bakaba wabyakiriye gusa byose birajya mu bintu kuriya rero inka zirangwa kandi ndabizi ko wanyu mufite ziruhirwa kandi wanyu mufite aho mushora inka ku bibumbiro yeguwe neza, ariko nanone hari igihe biba ngombwa yuko n'iki nacyo cyifashishwa n'ikimenyetso cy'ikibumbi nuko mucyakira. Iki kiraba ikimenyetso cy'igicuba. Iki ni igicuba. Igicuba gikora iki haryo? Gikora iki? uragira ngo se ntureke ko wadahera ntawe ugiye kungora gusa najya kubikwigisha aya ni ukuri kw'Imana yemerera ucyakire. Gikora iki? Kiradahira. hanyuma rero ariko urabizi n'ikijyambere n'umufuniko wacyo nushaka uwumve nanza kugirwa n'ipfundikiye. Rega ibyo ngibyo by'iki gihe nabyo hari igihe bitugora. yego nabyo bitugora. Aka nako rero ngo hari igihe iyo umugoroba ukubye ubwatsi nabwo bwo kongera ubundi umuntu agira cyangwa ugahita wumva cyangwa icyarire nuko bagira batya. Ibyo ngibyo si ibikwigisha mu bisunabizi nyemerera mu byakire byose. Hanyuma rero hanyuma kandi ngo bikaba ikiharyo. oya ntabwo ari impano zisa impano ahubwo nkosha dukosha nayo ibyo ngibyo byoreka tubyihore gutyo ntabwo uko bigenda. Turagushimiye, murakoze cyane, reka tugukoshe. Hanyuma ntera uwo mugabo wa gatatu hepfo yawe, wa kabiri hepfo yawe, uyu wowe hepfo uyu muhe mikorofone. ariko ikibazo ni ikihe kutazi icyo ugiye kuvuga? none se rero ubwo keretse ubwiye ngo ntabwo ane na Christophe ngaho mbere wo haruguru reka ngo uhere uyu nguyu ubwo nawe ashobora kuba ari petit frere. Yitwa Muvunyi Jean Pierre. yego Muvunyi, ni amahoro? Ni amahoro. Ngiye kukubaza ibibazo bibiri. Yego. Ngukoshe mu mikumbi cyangwa mu mashyo? Ndumva icyiza wamosha mu mashyo. Ngiye kugukosha mu mashyo. Reka noneho mbe abasaza turi hamwe hano bagukosha. turagifite rwose, ufite n'inzu muri iyi mpeshyi, ufite inka koko zibyibushye? Turazifite cyangwa waretse tukazagukosha imvura yaguye? oya ndashaka ko mumoshe nonaha rwose nta kibazo. uriyizeye? Turiyizeye. Uragutera byemera? ariko si ubundi inka zacu ko zashokanaga n'izanyu kandi ko tworeye ko mukuzi. Niyo mpamvu nari mubwiye ngo ureke imvura ibanze igwe, kuko aho nziherukira ntabwo zasaga neza. Ubu zimeze neza nta kibazo kuko turi hafi y'igishanga kandi ubwatsi burahari. Inka zo mu gishanga nk'uko byarameze, umenya zikosha nti
nizo mufite zonyine zo mu gishanga turazifite n'izisozi ziba zihari no ku musozi ntunywere mu zo mu gishanga turaguha izo wumva ushaka uramenye rwose zo mu gishanga nizo nabonye zinanutse turaguha n'izi misozi turazifite izi misozi wakwikosheje ariko burya hari umuntu wakwitemera ahitaka ngo abishobora mawutera ubu ngubu aba ari we nkosha numva inka zawe zikoranye ubwo gari izo zitemeyeho itaka n'isi mbaraga mubwire mutera karame shaka inyana niba zihari uzizimo kubera izo ngizo oya inyana zirahari rwose yewe bamubwire usagarara n'abizi ebyiri zitetse umumano n'ebyiri zirari imfizi mu mahembe izo nyana turazifite haba mu rwuri rwacu zirahari haba izaherekeje iyo gufata irembo zose zirahari ariko izo nkwano turazemera rwose umane ziriya zaje ziherekeje zaje gufata irembo ibyo ni amahitamo yanyu ko mwabibona mubonye ari nziza zikaba zaramenyereye urwuri ntacyo byabitwaye abonye zaramenyereye zo nagize ngo rwose bakunze cyane oya ni ukuri kw'Imana reka dukoshe izo ngizo murakoze cyane hari uwo baherutse kubwira bati tugukoshe bati ni mu nkoshe bati tugukoshe muzihe ati ni mu nkoshe mu bihogo bitebeje amahembe mu ikoti kubera ko inzuri zisigaye ziri ahantu utamenya batandukanye ariko abakuru barabyumva abakuru barabyumva none wazemeye urazifite oya nazemeye kandi nemeye inyana kalisa yakoresheje ezo nizo zo mu ikote zo nazihoreye hanyuma turabashimiye turabizi yuko mutadukwera inka mbi muri imfura umuco ni ngombwa ikiganiro ni ngombwa rwose imana ibaha umugisha ubwo nimba hari abatahira bazo nimba bari hafi cyangwa nimba batanahari simbizi baraza kutubwira amazina yazo rwose niko se karame ntunga nahoze ngira ngo arasabira petit frere bihinduka petit frere nawe asabye murasabira ariko nawe namukubwiye ni Emmanuel Harerimana mukaba mwazanye oya ntitwazanye ariko ukuntu ukurikije ukuntu ari intwari mwihorere nimba ntacyo nimba ataje uko biri kose ariko buriya se wagize ngo iwacu ko atari kure y'iwanyu n'aha turi ko atari kure igasabo nta ruzi mwambuka no kuri ntabwo kandi ni intore ntabwo wagira icyifuzo cyo kumubona ngo muri make kumutumaho birashoboka biranyoroheye cyane ngaho mutumeho yosha mbwirira wa muhungu agende arebe manuel amubwire ngo mu minota mikeya cyane aho ugeze hano buriya babyumvise uyu musa akomeza turebere niba hagera aratubwira mpunga none se kandi ibintu si amatwi yego ariko naje gusanga n'undi butera muraziranye mwari musanzwe muziranye kandi twaziranye ikibazo ni ukumenya petit frere grand frere ikibazo ni ukumenya amazina no kumenya petit na gara nicyo nakurikiranye cyane ariko humura mu nyigisho ntihuye njyanye petit na gara hanyuma n'ibyo rero ndaza nyamara ubwo umugani urawuciye ntibagire ngo hanyuma nk'uko abikubwiye yego icyiza kiriho buriya nta muntu wigira ashwe nta muntu wigira kandi nakubwiye ngo ikinyarwanda umuntu yarakize aragerageza ariko ageze haravuga ati ndi kubona nanjye hari abakindusha umuntu wemera
ni umunyamahirwe. muri make wemeye mucyo nemera cyo niba utera na Rusagara bakiri kukiga ni amahirwe mfite kuko twagendanye. murakoze cyane. ayo niyo mahirwe ya mbere. hanyuma rero tutaza gutinda ndumva abimana yego bari bamutumije kandi mfite ubwuzu ntabwo bagabo tungana gutya twaza twisabira rwose ntabwo byakunda. ariko nabyo ngo bibaho buriya ngo intare ishira amenyo ntishira amerwe. gusa icyo nabavuga nakubwira mu gihe cyose uribuze ko Nabimana ntabwo ajya agenda wenyine urabizi. hari igihe bavuga ngo se n'ubanzaniye koperative ubu bimeze bite nta bunzi ubu ibyo niho ubivuze. oya ataza kuza wenyine gusa n'uza kumusuhuza we nagusuhuza ukamuramutsa nibatambuke nibyo ntacyo. yego mbega rwageze bigarama rwagaramo umurenzi wo kurwanamiza umutwaro utangira muze ngabo yanze gushira amakenga ati ndi inkera y'abeza atoni icyogere mu kuba ntagome ntabaza nyiri icyubahiro mu igugu ni mu bitaro utaganira imbere tutaramye n'ingenzi baririmba rwamo batabazi gushaka ko utagira imbeho mu nda yego aha kure hari hebe hari inyange zirusha kwera hari nyamibwa yakuze neza ngwini wacu baragushaka iyizire sine ya mwiza nawe teri ntabwo ugene nawe amashyi egera nawe kugira ngo uramukanye n'iyi mbaga kuramo amadarubindi nkanjye. rambura ibiganza bapakira rambura ibiganza byombi rwose mwakira umukuru. hanyuma turakwishimiye ubu rero shaho ntabwo uri umukwe gusa uri umwana. wabyumvise uri umwana mu muryango. umusaza yakubwira ati niko shaka enda hano ngutume ukaza wibuka akaguta uzaba umwana. rero natwe turakwakiriye nk'umwana imana ibamugisha. urakoze cyane yamusiri ndakumva mubyeyi sinjye wahera. murakoze cyane mubyeyi kugira ngo uw'imico myiza idasanzwe iwe nyabusumba zipfura intege bwiza bwanyu ndutira bose. hari hehe hari inyange zirusha kwera hari nyamibwa yakuze neza ngwini wacu baragushaka ngwino se nyamuseka zigashoka iyizire bibero by'uruyumbu ari hehe uwantwaye umutima ngwino nyabusa nk'ubwabire gaju ndaje ngusanga dore nyiramuye uko areshya ngo nguhobe. nari ngize icyifuzo yego uw'imbabazi ndabizi ko ari umukobwa mwiza kandi ufite uturimo nta bakobwa babitugira. ndabizi cyane bose wagize ngo nari mvuze nti rero icyifuzo ngize ni uko mubinyemereye yaza muri iki gitaramo hanyuma ababyeyi tukamuramutsa Manuel nawe byakunda bakaganira. urabizi ibyo ntabyo twemeye. Jaraberewe dore
basangiye inyambo y'ikeza jaraberewe dore umugeni mwiza tumusanganira jaraberewe dore inyamibwa mu bakobwa yambaye urugori ukuntu wabatetesheje amahoro se hanyuma rero hari ubutumwa bwanyu bari bubahe mu kanya muhagarare hano ku ruhande mbere y'uko rwose ubwo ndahano hanyuma twari turi muri iki gitaramo hanyuma rero mu bashyitsi twagizemo umusaza witwa Mpunga afatanyije n'umusaza witwa Butera baraza bigeze no kutubwira ngo baje ibyo turabyemera hanyuma rero badusaba umugeni abakobwa beza benshi tugira basaba wowe tuticyo rero tubanza kuba tutabyumva neza dutekereza ko waba utarakura none zo urumva warakuze hanyuma rero ubu ubona twakunywereye twazinyoye kandi abo bantu bose ubona bariteretse twakunywereye ariko humura bamaze kugusaba twagutanze utari umugome ariko tugira ngo ujye kubaka twabyemeye pe twabyemeye ntawabyemeye nawe yabyemeye ariko humura ni ababyeyi tuvuye mu rugo rw'ababyeyi kandi ni ukuri twabishimiye twemeye inkwano twemeye kubashyingira dore umwana mwasabye nk'uyu ni umwana nk'uko namubwiraga ni umwana hano iwacu akaba abizi murabizi cyane ko dufatira umwana neza ngaho rero sinjye wahera reka mbanze musuhuze maze muramutse murawusitera n'amahoro umuryango ariko mwabaye njyewe bamushima reka njye mu ruhande rwanjye n'aba bana mbanze mbashimire bakoze umurimo mwiza bamwe mbanze mbashimire disi mwarakoze Manuel wanyemereye ugatera intambwe wowe akagira imana we nyemereye utera intambwe Stella umeze neza ariko ngira ngo urimo urareba umuntu uri kumanuka hariya muzi kundusha hanyuma yego nzarigarukaho ikindi gihe ijambo ryiza uravuze uti tubahaye Stella ameze neza reka nanjye nemere nakubwiye ngo nkunda guhiga kandi nkayigura n'ifuro uko mubona umuduhanyi yitaye Française yego nkwemereye ko ni ingaruka zagaruka afite inshinwa nzagwereka ko afite taye kanadiyene ibyo ndabikwemerera hanyuma rero Manuel kwegera Stella ukaho muramutsa uko ubishaka hari abantu bakoze umurimo reba igikwiye maze wanze ubashimire kuko bariya nabo gushimirwa maze nurangiza kubashimira ndaza kubwira uyu munsi ndakumva We know
yicaranye n'abandi yahagurutse asezera ubwo gishira numva binyanga mu nda ndamuherekeza ntera intambwe ndende ndamwegera buhoro ninkundira nkubwire umutima utarahaba ntabwo ndabona ubwiza nk'ubwawe ankubise amaso ambaza icy'ingenza ntinanze kuri pana burya nashize numva n'ukuri ndindembe ntabara maze aranyegera ngo nkunda biratinda ati nanjye nakubonye mu rugo murya kara ngo twiherere ngukunde yo ngwino 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 ubahanze bose ngwino ngwino ubahanze bose ngwino 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 ubahanze bose ngwino ngwino ubahanze bose yaranze imani akayoga karyoshye ndagasoma ndahimbarwa nk'intore ibyakurikiye ntimubibaze nukuri n'icyuzi cyuzura n'igisese aho gusesa kigaserera i Nyanza ngwino shenge ubahatse bose yo ngwino 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 ubahanze bose 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 winuteterubera wisangira wagukunze ntukagire irungu warakunzwe n'intore kuva nkigukunda ntiwigeze undushya igihe tumaranye wanyeretse ubupfura by'urwoza buri munsi nzarusiga amavuta nzabagarira urukundo nawe ujya uruvomera ngwino murimbo wanjye wisangira amavure abakubuza inzira bakeme wikomereze rubera rw'abakubyaye wisanze umubyeyi wambaye byinshi mama wambyaye nzakwitura iki ko wanikundiye
uzambera uruhimbi nshuti nzakubera icyansi nunabona haga ntuzigera uturaga iyo ugize aho ujya iyo nakubona ururabo wakunze hano hakurya niho mu mutima w'isi niho amaraso y'igihugu avangiye murandeba igihe mu bitagira umwera ndi kutandiswita rero nza kubabwira amazina y'inka mushiki wanjye yakowe kandi nza kubabwira amazina y'inka ishireho hano magana imbabazi kitawani mugabo cojo w'u Rwanda bazirimo rutagwabuze iminyago muhozesa n'uruhare rwa mugabo nyiringiri imbibi nzagarizigamo n'umugabo zikisesa imbibi zikamamariza y'impeta akaba ari itegeko y'ingeri nta nyamusozi zigira bazikuye imanza bahoranye amarere yo kuratiza abererukaga basanze zigaramiye zigarika amahembe n'abo twahuriye bene bahuriye guhora bane bataje nk'uko nibwo batashe inambo bari baragiye zirimo rugemandura amacumu umucuza yahatimbirirano zayihundaze maze ingeri bakoranye bayagutemirwa mu nganda bayakwiki yewe rwese rukaza y'irwe rwatizura impuza rwamubitiya rugiriye rugenzi rw'inkuba bazamamaye ingene zitwa ko zibihame nawe urazuba kuko ziramenesha amakuza bari niho zitabaza mu rwuri bazabaye rwamuti rwamurika rusabira gusa maze n'imicozo mihigo ivanze imbaraga zikabivuga zera mu rwambariro zikaba inyange yanogeye amaso ngo ndetse n'ingeri zaturwamo n'ingabombi ngo nisati inyoshereje amanywa ni umuhe utemba ku mubiri n'irembo ry'iyamamariza nikugeza ku niwe n'ikirere gahora zizihwe n'ikirere zikazibukira ikimenya cy'abasaba zikibambaho kibere baziraho amazitegeka ibihe by'inyambo zuhirwa iminega n'imirindi zuhirwa imigezi imiringa zuhirwa rwabugiri zuhirwa imitovu y'umurambi baziraho amazitegeka ibihe by'inyambo ndavuga mutagondwa y'indekwe nkavuga imvura na mwaga nkavuga inabangirana y'ibihembure nuko umwami ahamagajira muri imicumu inigira mu rugendo ikaza n'ibishobora n'ishobokera barya bihogo mukakiza rwego rubasha ingamba shima data yampaye ingabo n'inganzo isobetse nanjye niziriwe namera nka Dawidi ariko reka rwego rero akira ingoro sinkwigisha uko bayitwara byahise no gukirigita umukecuru agasiga kandi kizira isa n'ubwatsi bwazo maze umeshe umugisha nsubire mu nka ariko uwo mubyeyi nagira ngo nkorere muri ruhanga rw'uruhanika maze nk'umugisha wa kibyeyi uw'Imana wo ndawuhora ni ukuri kwiga murakoze cyane nabihuyo ngaho managa mu ruhanga rw'uruhanika umeshe umugisha ni ukuri kw'Imana yakoze ariko hari amavi y'abashumba tuba turagira ngo bajya bakora amakosa ntabwo zoye ate ntabwo mbatutse n'ugiye kwikanga nabatutse emusi kuntu nyemerere mbanze nisuhurize bano babyeyi muri aho babyeyi banyagwira umukagezi bakamirwa n'izibatekerwa muri aho babyeyi mbona itari ingogo muri aho basaza b'ibizobere nyamara muri aho mwami iryango mwe ndetse uza kubikunda nkundi ahuriye mu kiganza cy'umuntu umwegeye maze mubwire mukagira inka bara mu kiganza cy'umuntu ukwegeye bamwe nuko babyeyi ndetse abajya mu kwenye masana mbere kaza amacumu ndetse n'abakiriya nubwo twatera ashobora kasemaga umwami yaramamagaye menya atanga gutakaza mu nubwo wakuzinze uruku ushirango wazinze uruko mucumu ushikaza leta wadani mutamanya tumaze kwikwizima ushika amakure kwizima umuriro wanjye n'ikiravuramvura wabambaye gushotera gato batuzabuza bikwanda nzirakura ishami na rimwe binahera bakahitana batega amase gato kari bazarizanirwa mu macumanuka kigenda barasa hari intwari cyane maze rero iziwacu zigira amazina reka mbabwire amazina yazo y'izo twasigaranye kuzo twakoye zirimo Kirisha zirimo Cyaha zirimo Ndongozi ya Rugemandongozi zirimo Kabara zirimo Gitare iyo Gitare wayinyoye ishyushyu yayirinda gusheho imurinda gususumira imurinda umubi nabi imurinda kuzira icyaga n'icyagani naziragiye hakurya zigarura hino ziratembera zirashoka nazishoboye koga ziragererwa bya magashi zenda bishara agahinda nenda inosho nkabukira bisambo byazo
maze rero utaza kugira ngo izo ngizo nizo turagiye gusa maze izo twari turagiye nagira ngo kongere tuganire wamfura we. Ubuse uravuze ngo utazi ubwenge n'uwo wakomeza agataramo. Oya Umunyarwanda yaciye umugani aravuga ngo intumwa ntiyicwa irarabirwa kandi maze ugira ijuru kongere dutaramane wamfura we. Ikintu kiri kugira ngo duhamirize ntabwo rero njyewe nje guhamiriza ahubwo nagira ngo nyemerere ashaka kujyana ubutumwa bwiza mu muryango ariko mbere yuko saba ko nuza kubona bikunda uza kubinyemerera nagira ngo nyemerere mbanze gusabe nimubona mu muryango igihe cya bugufi sabe muzaduhekere kuko turifuza ko na pasiteri yazahesha umugisha abantu. Twateguye rero nk'umuryango ko ni mu bitwemerera twari twasabye itariki 13 mwayisabye ndahari twayisabye abahesha umugisha ari b'abashumba kuko urabizi ko mu itorero haba hari gahunda uza gusaba hano warangiza ukagira n'ahandi ujya gusaba twizeye ko mu muryango nta kintu mwanyuma kandi nawe wabonye ko turi umwe urakoze humura ariko iby'itariki yo kwa pasiteri byihorere hari kumenyesheje hariya ariko ababwirana kuritegereje bikore nyuma rero nagira ngo nyemerere yego nandizere ko byaba nyirasenge ukagira imana nizeye ko bikore urakoze hanyuma kiraho yego twabashimiye urakoze kandi twanabishimiye niyo mpamvu mwadusanze muri cya gitaramo tukabakira tugataramana mukadusaba ubugeni tukamubemerera tukabakosha mukadukorera kandi twabagiriyeho umugisha kubera ko mwaje mutugana burya n'umugisha ukomeye kubona abantu bakugana twabishimiye rero Imana ibahe umugisha tuzabahekera koko igihe nikigera ku itariki igenwe natwe twateguye tuzabahekera koko
hanyuma babizi kwandi bageze ngo abandi bacu umugani ibita zakugeza i Kigali wiga ku Ruyenzi. Yego njyewe rero biterwa n'aho uturuka. ngiye kubivuga nsanga muri abimubizi none yego nibanga njyewe mfite ubuki kuri shari sinabura gira hino ngo niko yego ubona ubuki nabwitegereje neza bagenda somaho n'abana muri hamwe n'abakuru muri hamwe barimo ubuki bw'uburyo butandukanye hanyuma kandi muzaba turamukirize abasigaye inyuma muzaba duheye intashyo muzababwire muti rwose turabakunda kandi namwe tuzababona hanyuma rero umwami w'umugisha uyu mwana nagende agere hariya hanyuma hakurya aho ufite abashumba ndabizi yego hanyuma gushumba butera arahari turagejuru twese n'abandi n'abandi keretse abafite birante nka simbizi gushumba dusabira umugisha hanyuma ibindi MC araza kubiyobora tumaze gusenga Imana. Urakoze cyane. Yemeye bityo iwacu rero uko bivuze nagira musabe abakobwa wanjye nanjye kuko natojwe rwose banyemerere maze gushima ni impano yanjye ariko nagira ngo wohereze ubuki bwo gutemutsa. Ubuki bwo gutemutsa yego muguhe nuko natojwe ni wapfura we ariko urabizi kugira ngo rwose na wenge n'ubundi uzatemutsa mba naje ubu ni ubuki bwo gutemutsa yego tuzabahekera muhumure wapfura urakoze. urakoze reka dusenge abagifite imirimo bariho bakomeza bayitunganya nta kibazo hanyuma basoje duhaguruke twese twubahe Imana dusenge. Mana turagushimiye tugushimiye urukundo rwawe udukunda tugushimiye umugambi mwiza kuri twebwe tugushimiye umuteguro wawe wagize ku bana bacu wari ubizi uhereye kera ko uyu munsi tuzaba turi mu birori by'abana bacu hashize igihe batabizi igihe kigeze barabimenya ubwabo imiryango irabimenya. Turagushimiye ko uyu munsi twahuriye hamwe kugira ngo iki gikorwa gikomeye gikorwe imiryango inezerwe ababyeyi bambikwe amakamba ya kibyeyi. Turagushimiye uburyo byose byatugendekeye neza nuko rero turasoje tugiye gutandukana umugisha abantu bose babaye muri ubu bukwe umugisha imiryango yose kandi ubwo tugiye gutandukana ukomeze gufasha imiryango yombi kugira ngo imyiteguro isigaye nayo izatungane izagende neza. Urakoze rero kuri bugendane natwe twese kutugeza mu ngo zacu amahoro mu izina rya Yesu Kristo amen. Sangira ingeri yawe gahora n'ubupfura waranaburemanwe uzambera uruhimbi nshuti nzaku